Titi Brown yamaye miliyoni. Yayimaye ejo kabisa. Miliyoni ifunze. Yayimaye ifunze kabisa. Kwisabukuru ya Titi Brown yakoze ibintu byinshi bitandukanye. Muri ibyo yakoze harimo na miliyoni yahaye murumuna we ngo ahindure ubuzima. Nkuko murumuna we abyivugira, avuga ko aya mafaranga agiye kuyakoresha akamuhindurira ubuzima, akaba agiye kuyifashisha nk'igishoro. Ushobora kuba waribajije byinshi ku buzima bwa Titi Brown n'uwo ari we uyu munsi. Bana natwe muri iyi video, nibyo iyi video igiye kugarukaho ku buryo burambuye maze usobanukirwe. Relationship ye iba ari nziza kabisa, bari proud y'umuntu wakunda icyo kintu kundi nukuri. Ariko amazina yitwa Ishimwe Thierry, akaba yaramamaye cyane nka Titi Brown. Uyu igihe yavukiye yabigize private, kereka ukwezi yavutse mu itariki yavutsemo ko yavutse ku itariki ya mbere Kanama umwaka utazwi. Gusa hari amakuru atizewe avuga ko amaze kugira imyaka 31. Akaba yarakuze ari umwana uteteshwa cyane, dore ko yakuze atazi guteka, atazi no koza ibyombo. Mbese icyo yarazi ko ari ukwiga gusa n'ibindi bijyanye no guteta. Mu ishuri uyu Titi Brown yari umuhanga cyane, yarazi ubwenge cyane kuko yakundaga kuza mu myanya y'imbere cyane igihe cyose afashe indangamanota. Ubwo yakuraga amaze kuba umusore, ibyo yahisemo gukora ni umwuga wo kubyina, aho uyu mwuga yawukoze ndetse akawugira umwuga umuntu akora ukamutunga. Muri 2019 uyu Titi Brown yakoze stage, aho iyi stage yayikoze ari kumwe na Ngabo Medal. Uyu Ngabo Medal akaba ari umuhanzi wakunzwe cyane n'abanyarwanda benshi batandukanye ndetse n'abo hanze y'u Rwanda. Akaba ari nawe muhanzi wagize indirimbo zagize views nyinshi cyane, wa mbere mu Rwanda mbere y'abandi banyarwanda bose. Iyo stage Titi ari kubyina aho hantu yahakoreye amafaranga menshi cyane, ni nawe mafaranga avuga yarakoreye ya mbere menshi kuva yatangira umwuga wo kubyina. Mandi ari mu bahanzi tumaze gukorana, niwe wa mbere ari umuhanzi wanyishyuye amafaranga menshi kugeza na n'ubu. Muri ubu buzima bwa mbere ya COVID-19, uyu Titi Brown yari umusore w'inkundarubyino, umusore wisukishaga, umusore wakundaga abakobwa cyane ku buryo nawe kubisobanura byamugoraga bitewe n'uburyo abakobwa yabasimburanaga. Ku munsi bwiraga apostinze kuri Instagram ye status, aho yapostingaga abakobwa benshi abasimburana. Kubera ko nyine urumva icyo kintu yakubwiye ntabwo yakubeshye, ngende inshuti n'abakobwa cyane. Yego mfite n'amaniga yanjye ariko si menshi nk'abakobwa. Mbibutsa ko tukiri kuvuga ku buzima bwa Titi mbere yuko ahinduka, nubwo hari ibyo nabonye biri kuzenguruka kuri social media birimo bibeshya. Kandi nyine twaratandukanye, namufashe nyine ari kunshinyuma bita nyine mwiyorera. Ibi ni igiti ikomeye cyane ya cutting, handi ukatinga ugahuza amajwi, kuko iki ni ikiganiro Nyambo yakoze avuga ko yafashe umukunzi we amuca inyuma. Dore impamvu ari igiti ikomeye cyane. Bagafata n'ibyo yavuze bakabihuza ngo ubungubu ngo ni ibyo ngibyo kandi ngenda arengana mwa bantu mwe. Na biriya nibyo nahimbye mani kwa Tesi kugira ngo turyoshye ikiganiro. Umunyamakuru yakomeje abaza Titi kugira ngo Titi atababeshya, yongera amusubirishamo avuga gutya ngo abyerure neza. Ubwo ngubwo biri clear, ntago umuntu Nyambo yavuze hano kuri Ruwa cyano y'abana ko yamufashe yamuca inyuma. Ntago ari Titi Brown. Ntabwo ari Titi yafashe, kuko iki gihe bitanaga ababesto rwose, nta nubwo bitanaga ko bakundana, ni bya kera cyane. Ibi bintu byose bikubitana nuko Titi nawe yigeze avuga ngo hari umukobwa bakundanaga, uwo mukobwa amufata amuca inyuma, maze Nyambo akoresha ijambo umukunzi, Titi nawe akoresha umukunzi, birangira kubera ko twumukunzi dukeka Nyambo yaba yarakundanye nawe ari Titi ari we duketse. Mu by'ukuri n'ubundi Nyambo yashaka gushinja Titi ko yamufasha amuca inyuma, yari kumuvuga byeruye akamuvuga mu izina, ahubwo yakoresheje ijambo umukunzi kubera ko azi ko abanyarwanda tuzi ko umukunzi yagize ari Titi. Arangije yongeraho ngo namufashe ari kuwuca inyuma, ariko uwo mukunzi ndagira ngo mbamenyeshe ko atari Titi, kuko umukobwa wakuvuga gutya ntabwo kuvuga ko yagufashe aguca inyuma ari ibintu yahisha rwose. Nta couple yanjye yigeze ibaho n'umuntu na Titi Brown ufite umuntu. Ushobora kwita wibaza ati se noneho ubwo Nyambo na Titi ni iki cyatumye batandukana, ko mu bihe byahise twagiye tubibonera video zabo zisohoka, amafoto yabo tuyabona. Ushingira he ugaragaza ko gutandukana kwabo kwaturutse ku kintu cyoroshye? Dore icyo byaturutseho. Nzigira imyaka 30, nta kintu wanyereka, nta kintu kikwinjiriza gifatika, nayo ubonye uhita yatekerezamo icyangwe.
cyangwa deti. mwibuke neza nk'uko twavuze ko uyu Titi Brown atigeze agaragaza imyaka ye, gusa hari amakuru yirwa azenguruka ku mihanda ngira ngo namwe mwagiye muyabona cyane avuga ko uyu Titi Brown ejo bundi ubwo yizihizaga isabukuru ye yari amaze kugira imyaka 31. ugereranyije rero n'ibyo nyambo avuze hajemo imyaka 30. ngira ngo aho nawe hari icyo wahita utekerezaho ukagitekerezaho gatanu maze ukamenya ibyo ari byo. gusa munyihanganire ahangaha njyewe nta mwanzuro mafashe, ahubwo twumve ibyo murumuna wa Titi yivugira. noneho baby ahita amucalenjinga gasubwo ati mungu ufite ngo n'ubu miliyoni nka 5 ninsanga uba ufite. Ibi ni mu bihe imiryango zari zimaze guhura bapanze ubukwe rwose, ngo ubukwe babushyira mu kwezi kwa munani 2025. gusa ubukwe uko bakomeje kubutegura hari ikibazo cy'uko ubukwe uko buri gutegurwa hari kuvugwamo udufaranga duke. ngira ngo utwo dufaranga duke ngira ngo murasobanukiwe wari uko duteguza ubukwe uwo ari we, ariko ayo mafaranga si makeya ku muntu usanzwe. munyemerere gato rero tubanze dusubire inyuma gatoya mu buzima bwa Titi mwa biriya bihe bya covid. muri 2021 uyu Titi Brown yatawe muri yombi, yakekwagaho icyaha cyo gusambanya umwana no kumutera inda. urubanza rwe rwabaye ikiganiro gikomeye cyane mu Rwanda. ku itariki 10 Ugushyingo 2023 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamugize umwere rutegeka ko afungura. uyu Titi Brown nk'uko twabivuze ndetse twanaberetse abyivugira mbere ya covid yari umusore wakundaga abakobwa cyane abasimburana bitavugwa. byumvikane ko rero amafaranga yakoreraga yose ntabwo kwigondera umukobwa ari ibintu by'ubusa rwose, ugomba gutanga igishoro. bisobanuye ko nubwo yakoreraga amafaranga nyine yahita agashora amafaranga agashira, ndetse binagaragara ko Titi yigeze afungwa azira icyaha cyo gusambanya umwana w'umukobwa. gusa iki cyaha cyamuhamye yahindutse umwere. ku itariki twamuvuzeho uyu Titi Brown bamufunguye yaratashye, ariko ataha yahinduye imico burundu. ibyari ukwisukisha ibisuko bivanaho burundu, avuga ko atazongera kwisukisha. ibyari ugusimburanya abakobwa afata umwanzuro ko ibyo bintu atazongera kubikora mu buzima bwe. uyu Titi Brown uwo munsi yari yanafashe n'umwanzuro ko icyitwa inzoga azakigendera kure mu buzima bwe asigaje ku isi. kugezana n'ubu kuri icyo cyemezo cyo kunywa inzoga Titi Brown biganira akora bigaragara ko rwose atanywa inzoga, kuko nta hantu henshi agaragara avuga ko rwose inzoga atayinywa. muri iyo minsi nibwo uyu Titi Brown yaje guhura na Nyambo maze baba besto igihe kirekire cyane, ndetse ubwo hari kuri social media kuko iyo hirya mu gikari bageragayo bagakundana rwose. ayo ni amakuru aturuka kuri murumuna wa Titi. gusa mwibuke ko Titi yari yafashe umwanzuro wo guhinduka, ariko ahambere he amafaranga yakoreye byose ubwo yari atakibifite bitewe n'aho yabishoraga twagaragaye. muri ubwo buzima rero uyu Titi Brown yabayeho mu besto na Nyambo nk'uko twabibonye hambere video gitangira, aho umukobwa wigeze gukundanaho na Titi yavuze ko Titi ari umusore rwose iyo yakunze umukobwa amuha ibye byose, akorera udufaranga anezeza umukobwa. ni nabyo twavuga byaje gukomeza, kuko hari ijambo twumvisha hari umuntu avuga ngo date. ibi bintu byose tugaragaje n'ubundi byaje gutuma nyuma yaho Titi n'ubundi amafaranga akorera asa nkaho n'ubundi agenda agabanuka, bigatuma rero asevinga amafaranga atari menshi cyane. mbere yuko dukomeza gatoya mubanze murebe iyi video. abantu muhahira ahandi hantu muzajya muhaha ibintu bikuba biva mirage. nk'uko muri kubyibonera uyu ni Miki na Titi, ndetse bigaragara ko ari inshuti cyane kandi nta kibazo bafitanye cy'urwango. mwibuke uyu Miki yigeze gukundanaho na Regis baratandukana. ibi mbivuze kugira ngo dusobanukirweho akantu gato. uyu Miki muri iyi minsi bivugwa ko we na Nyambo ari inshuti gake, nyamaze tubonye ko rwose kuvugana na Titi rwose nta kibazo kiri hagati yabo. aha ndagira ngo twibaze ikibazo kivuga ngo ese koko Nyambo yanze Titi kubera ko yafashe Titi ari kumuca inyuma, noneho Miki aguma kuba inshuti umusore w'umuhemu, umusore uca inyuma uwo bakundana, kandi nawe hari umusore batandukanye. aha ndumva rwose wakisubiza, kuko bigaragara ko nyine Titi nta kibazo ari umusore uri ku murongo. tugana ku musozo rero w'iyi video, ngira ngo ibyabaye bindi byose mwagiye mubibona nta mpamvu zo kubigarukaho. Titi mu minsi mike ishize nyuma y'igihe kirekire cyagiye bigaragara ko nyine Titi yawaye icyo bita depression. abanyarwanda bamwe na bamwe banagiye babikabya babyita amour. yisubiriye mu muryango we ndetse anafungura projet nini cyane zagutse zo gusohora indirimbo n'ibindi bintu byinshi kandi bitandukanye byatuma atera imbere vuba. bibutsa ko bimwe mu byo akora yigisha abantu kubyina ndetse
anafite n'itsinda ry'abana atoza kubyina n'indi mishinga itandukanye, ndetse twanagaragaje ko yahaye murumuna we miliyoni kugira ngo nawe yiteze imbere. Ndabashimiye cyane ababanye natwe muri iyi video, reka nizere ko ndetse hari ibyo mwasobanukiwe kuri Titi nk'uko twatangiye tubivuga muri iyi video. Njye wabagezaga iyi video nitwa Olivier, Imana ibarinde.